wetu. Simama tusome maandiko matakatifu. Galatia sura 4 aya 28. Baadaye tukikaa tutasoma kitabu cha Waebrania kwa sura 8. Galatia sura 4 shairi wake 28. Wacha tuanzie kwa shairi 26. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni, iyo mama wa twese, uko byanditswe ngo ishime wumva itabyara, tera hejuru uvuge cyane utararamukwa, kuko abana b'inyungwakazi ari benshi baruta ab'inkundwakazi. Umurongo wa 28. Nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yarari. Amen. Ariko nk'uko icyo gihe wabyawe n'umubiri yarenganyaga wabyawe n'umwuka, na n'ubu niko bikimeze. Amen. Wicaye Kiketi some igitabo cya Ibrayo. nasoma kitabu cha Waebrania Ibice 8 sura 8 umurongo waho wa 7 shairi ya 7. turamanuka tugeze. Tashuka chini kidogo. Iyo ryasezerano rya mbere ryinonosora, ntihajyaga kubaho hakwiriye gushakwa irindi, kuko yavuze ibaga iti, dore iminsi igiye kuza, niko Uwiteka avuga, ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda ridahwanye n'isezerano nasezeranye na ba sekuruza, ku munsi nabafataga ukuboko habakura mu gihugu cy'Egiputa, kuko batagumye mu isezerano ryanjye, nanjye simbiteho, niko Uwiteka avuga. Kuko iri ari ryo sezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi, niko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Amen. Mwene data Gerard arasema. Ndugu Gerard ataongoza ombi. Urimani zikurinda uhabwa icyubahiro, wadutarukanyije mu mbanda z'isi, duhuriye munsi y'igisenge cy'inzu turi bazima, uhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo twacogora kuguhimbaza, twongeye kugukomera amashyi menshi. Waturindiye abakozi bacu, waturindiye abafure n'abasere, uhabwa icyubahiro mu byeyi mu izina rya Yesu Kristo. Wagutuye icyacumi n'amaturo, none ubaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Magambo yawe amajije gusomwa, ngwino dukuriremo ibyo kurya. Fata umugaragu wawe, umuhagarike, umwemeshe, umwambike imbaraga, muzamure ku musozi, n'umuzamura natwe tuzamure mu izina rya Yesu Kristo. Ducyasha abademo baje kure y'iteraniro, n'imiganire n'abera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Nge na mwene data turi kumwe, Mimi na yeye tuko pamoja. turamukije mu izina rya Yesu Kristo. Nawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Mukomerere mu mwami. Barika katika mfalme. Ndabona munezerewe cyane. Naona mnafurahi sana. Numvaga mu kanya mwene data ashyizeho akaririmbo, Nilisikia wakati ndugu aliweka nyimbo umukinnyi Imana yacu akadiho. vile mnaipigia teke. Imana yacu ni Imana yo kumiyigirirwa, Kujua mambo. kandi burya ni Imana yo kumanikira amaboko, Kupatia kuko mikono. burya irakomeye cyane. Maana yeye ni mkubwa sana. Turi gusoza cya gice cyacu Tuko tunakomesha ile kipindi cyo chetu twatangiye ku cyumweru, ambacho tulianza ubwo siku ya twumvaga Jumatatu. ijambo ritubwira ngo Tuliwahi kusikia neno la kusema eti kuzirikana kushikamana ijambo ryahanuwe. na neno iliyotambiliwa. Imana yaradutambagije Mungu alitembeza mahali pote, tugariza andi magambo ari kuvuga ngo katuongelesha maneno mengine ya kusema eti noneho hari ahantu ho kurindirira, sasa mara hiyo kuna hari mahali ahantu ho pa kungojea. gutegerereza isezerano. Kuna mahali pa kungojea. Ko niba Aburahamu afashe imisozi Kama n'imisozi Ibrahimu alishika milima na akagenda akajya gutamba igitambo kuri uwo aenda kutoa musozi, dhabihu kwenye si mlima uko huo, atarenze imisozi, kama hakuvuka
kuvuka milima. si uko imisozi idahari, Kama milima haipo, ahubwo hari umusozi. bali kuna mlima. Haleluya! Ahubwo hari umusozi. Yayo mlima. Ababyina bose siko bazagenda, Waliocheza si wale wataenda. abaririmba bose siko Wale bazagenda, wale wataenda. kandi abakubita ingoma bose Wanapiga ngoma wote. ntabwo ariko bazagenda. Si kama vile Hari wataenda. ahantu hamwe Aburahamu yirukankira Hali ya ho Ibrahimu gutambira cya gitambo, kutolea ile hari ku musozi Moriya, kwa mlima kandi mmoja. aho umuhanuzi ati burya niho Yesu yabaga. Pale alikuwa Yesu. Imana ishimwe, Imana nishyirwe hejuru. Hari ahantu ho gutegerereza. Kuna mahali pa kungojea. Tuzategerereza mu rwangano Utangojea na katika machukio. cyangwa kabagema Na nabona arakibutse. sema naona anakufa. Waje gukora iki muri mesaje? Ulikuja kufanya nini katika ujumbe? Hagira amahirwe nkabona cya Chantal aho kiri mu kampani bakambwira ngo menye Aseme nimekwisha. uri umwicanyi uri mwene w'agahinda, Wacha wewe. icyakubera cyiza wazingutura ukagenda hakiri kare, Kabila kuna kwenda. kuko wazama no gutata umudendezo wacu. Peleleza. Bwira abateranye ngo nta mwanzi dufite mu asamble. Umwanzi wa mbere dufite ni uyu mubiri wanjye nambaye. Umwanzi wa kabiri dufite ni iyi si dutuyemo. Umwanzi wa gatatu dufite ni Satani n'abadayimoni. Naho twese turi abafurere n'abasere. Haleluya! No mbere na mbere yo gutangira kumvira ijambo, Neno hili buri muntu wese wicaranye n'umufurere kila mtu anayekana. n'uwicaranye n'umusere namubwire ngo shalom bien-aimé, tubone dutangire ijambo ry'Imana, kubera twese turi abafurere. Tous nous sommes des frères, nta mwaduyi turimo, ahubwo turi abana b'Imana. Kandi mu isezerano rya mbere mu tangiro ry'intumwa uko zigishaga, nta badive bari bahari, nta baporoso bari bahari. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo batangiye ari abafurere n'abasere. Dada na wandugu. Ayo madini yavuye Ile madhehebu ilitoka wapi? Pelere de Sainteté, Pale pale SNTP. Separ, C'est pas Gatolika, catholique. n'abandi babaye. Kama na wengine ni wanani? Tugiye gusengera kuri Beteli, Naenda kuombea kule Beteli. Nizirima, Wale wa Nazareye. Nazareth. Ibyo byose Yale yote ni yaba mu ile Babeli. bari kwiyubakira. Bale wanacheza. Iyo Uwiteka yatubwiye ngo sorte muve muri Babuloni, Babuloni yarimutse. Shimira Imana yuko abumvishije iryo jwi bavuye muri Babuloni. Twicaye imbere y'Imana, turi abana b'Imana. Bakundwa we, turi abana b'Imana. Nyamara uko tuzamera niko ari kwerekanwa, ariko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Muranezerewe? Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Umunsi w'ejo twumvise Jana tulisikia kwamba tubigumemo, tulidumu ndani. kuguma mu isezerano. Dumu ndani ya ahadi. Kumbuka ntabikuvanemo, Ukasikuondoa. ntabwo yabigushize. Hakukuweka ndani, hapana. Ntihagire umuntu n'umwe Usiwe hata mtu yaba Simiyoni ntakuvane muri mesaje, kuondoe katika ahubwo musengere, aho kumuvuma umulaani. musengere. Muombee. Nongere mbwira abera ngo Acha naambia watakatifu kuguma mu isezerano. katika ahadi. Abarazamura Wale watakanyeuka ni ababigumye ni wale waliishi ndani. bakikingiranira, Wanajifungia ariko ndani. twumvishije ngo Kusikia kwamba isi iri gukaranga, Mungu inaanza kuchochea moto kandi ngo ntabwo bari gukaranga ngo bahaze amara yawe, kusudi washikishe ahubwo bari gukaranga ngo bakuvane mu byizere. katika imani. Numara kubishingukamo Toka ndani alevema alevema uzasanga wagiye, takutanulisha uzibuka uhagararanye n'abarasita hariya hepfo, balastao pale n'ababandi basutse imisatsi, wale walisokota nyele bema kutagiye. wale wao kwenda Waje guherekeza abandi, wa kusindikiza wengine. reka kwifatanya natwe, ifatanye ijambo ry'Imana. Umunsi w'ejo wari mwiza cyane. Hari umufurere umbwiye ngo yagiye ku kazi neza neza byamwishe. Ndabinginze munezero, nta soko na rimwe tuzarema tuzaguramo amahoro, tuzavana mu byishimo. Hari isoko rimwe gusa, isoko ni Yesu Kristo. Aho niho hari amahoro. Amafaranga ntazaguha amahoro, ibyishimo byawe ntibizava mu kampani yawe, ahubwo ibyishimo byawe biri mu jambo ry'Imana. Muranezerewe? Reka twihute dushyireho umusozo.
byanditswe biratubwiye biti Andiko anasema eti nuko rero bene data ndugu wapendwa, mu gitabo cy'Abagalati ndani ya kitabu cha Wagalatia kuri bya bice bine na ile sura 4 turasomye ngo tumesoma eti nuko rero bene data namwe muri abana b'isezerano nyinyi mko watoto nk'uko wa Isaka yari ari. vile Isaka alikuwa. Ndanezerewe kuko ndi umwana Maana w'isezerano. niko mtoto wa ahadi. Abafurere banezerwe, turi abana b'isezerano. Dushoje tubabwiye ngo nous sommes les enfants de la promesse. Turi abana b'amasezerano. Tuko tunapita tunaenda. Iwacu ntabwo ari Kentucky, iwacu ntabwo ari ino. Abana b'Imana turi kugenda. Abarwana mureke barwane, abasinda mureke basinde, abasambana ntibasambane, abakora ibyaha babikore. Ariko abana b'amasezerano nimuze tugende, kandi turi kugenda turigana hakurya. Hakurya hari ibyiza, hakurya hari umunezero, hakurya tuzatega amaboko, tuzanywa vino y'umurera we. Haleluya! Frere Kabagema baratubwirije ngo ni vino imininye y'umurera, ntabwo ari karigazote. Oya, abazayivaho bose bazadandarirana kubera kwa Yesu umunezero gusa. Haleluya! Kwa Yesu ni umunezero, kwa Yesu ni ibyishimo, kwa Yesu ni amahoro, kwa Yesu we nta gahinda karimo. Ungana hehe? Oya, ibyo biri iwawe, ariko kwa Yesu ni ubukidakaniho. Haleluya! Kwa Yesu ni umunezero. Yanezerewe, mbabone nawe unezerwe, n'abari inyuma banezerwe, n'abari hagati banezerwe, abaririmbyi munezerwe, abakozi munezerwe. Yesu araje. Haleluya! Turi abana b'amasezerano. Haleluya! Aburahamu baramutambagije, bamwereka urubyaro rwo ku musenyi, bamwereka n'urubyaro rwo mu ijuru, urwo ku musenyi. Aburahamu baramubwira bati dore urubyaro rwawe ruzangana n'uyu musenyi. Urwo ku musenyi ni ababyagwa na Aburahamu mu buryo bw'umubiri, ariko za nyenyeri yabonye ni urubyaro rwo mu ijuru. Ndanezerewe kuri bene Aburahamu. Haleluya! Hari urubyaro rwa hano, hari n'urubyaro rwo mu ijuru. Amen. Mbega amagambo meza. Ona maneno mazuri. Turi abana b'amasezerano. Watoto wa ahadi. Satani akariha, Ibilisi akini abademu bakariha, imyuka mibi ikariha, chafu. ntacyo baradutwara. Bazagufata baguteranye na frere Obedi, Kuchonganisha na ndugu Obedi. bafatane mu mihogo. Washikane mashingo. Abakundanaga, Wale walikuwa abasangiriye hamwe, wale walikuwa wanachama. abaririmbye hamwe, Wale waliimba abasenze hamwe, abateranye hamwe, uzasanga bari gufatana amashati. Ibyo byose biva yote natoka wao. Yesu ati ubwo rukungu nimureke bikurane, ntabwo ari niwe waruteye, ahubwo umwanzi niwe wabikoze. Iyi Imana igiye gutera ibi imbuto nziza, Satani nawe akabiba urukungu. Ndabwira bera ngo ubwo rukungu mureke bikurane, ariko ku mwisho ukuri kuragaragara, umusaruro ugaragara. Haleluya! Abarozi muzaterana hamwe, Kusanyika pamoja na Yesu. abicanyi muzaterana hamwe, Kusanyika pamoja. icyama runaka agapfa, Laiti mfurani. icyama nkumva ngaguye muri highway, uwo mutima ufite uzahagarara hamwe na Yuda. Pamoja na Yuda. Haleluya! Ababazi ikona Wale ngo baroga abafurere, nawe uzahagarara mu mugabane wawe, bazagucira urubanza kubera amagambo yawe yabaye uburozi busumba uburozi bw'igisaka. Ndabwira rero b'Imana ngo turi abana b'amasezerano, kandi uko Isaka yaraye natwe niko tumeze. Ni kubaganiza amagambo avuga ngo musomere za fadela promesa. Haleluya! Turi abana b'amasezerano. watoto wa ahadi. Abadayimoni Demo ntabwo badushakira amahoro, hautafutia amani. niyo mpamvu Ndio sababu bitazigera na rimwe bikuza. Bwana siku moja kwa Ibigeragezo ngo byambaye akarande, ngo ntiwareba, ngo abana bananiye, umugabo yananiye, umugore yananiye, abaturanyi bananiye. Bibiliya yera iravuga iti hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko
kuko namara kunesha, namara kwemerwa, nibwo azahabwa ikamba ritangirika. Aleluya! Kandi iryo kamba ni ikamba ry'ubugingo, ariko hahirwa ubwihangane. N'ab'inyuma bari kubyumva, n'ab'inyuma bari kubyumva. Turi kuganira ngo abana b'amasezerano, murabikunze? Ntabwo turi abana bo muri Amerika. Imigabane yacu ntabwo iri hano, ahubwo imigabane yacu iri hakurya. Aleluya! Ibintu byose dufite ni ibintu by'ibitizanye. Ni nk'uko wabona uri kugenda umeze nk'ushaka kugwa hasi, urambedi dasi we, ni kubona amavi yawe atangiye kujegera. Fata akabeki uri kugenderaho. Imodoka yawe ni akabeki, inzu yawe ni akabeki. Babaye bakaguhaye mucumbagirireho, kuko babonye hari igihe cyo wagwa hasi. Ariko nongere mbabwire ngo iwacu sino, turi kugenda turagana hakurya muri ya masezerano aho Imana dusezeranije. Aleluya! Ni bangahe babikunze? Ni bangahe biteguye kugenda? Turi abana b'amasezerano nk'uko Isaka yaraye, natwe niko tumeze. Amen. Bamwe babyawe mu buryo bw'umubiri, abandi nabo babyarwa mu buryo bw'umwuka. Kuko atariho turi kwerekera, twakagombye kuvuga kuri Hagari, tukavuga ku masezerano abiri, tukavuga kuri wa mwana wo hepfo witwa Ishimayeli. Ariko ntabwo ariyo turi kugana, aho tugana ni kuri Isaka, kuko turi abana b'amasezerano. Ubwo Isaka yarari, natwe niko turi. Bwarakeye rero, ngabo bagiye mu Egiputa, bagenda ari 70, babaye 70. Ariko kuko Imana itazabura guha umugisha abantu bubaha ijambo ryayo, bavuye mu Egiputa ari 6,000. Utabariyeho abagore n'abana, iyabagwije nini bakabahotora. Cyane cy'igihugu mugihotore, cyane igihugu muhotore. None ko biri kwanda bikagwira, baguhiga bizanagwira tu. Aleluya! Bakwanga ariko Imana yaragukunze. Bakuvuga bateye kukuvuga birabareba. Ibyo bazagushyira byose babigushireho, ariko uzagwira, imigisha izagwira, amavuta azagwira. Aleluya! Amen. Igihe kizagera rero bazabagwe kutwe tuzi ndafite akazi kamwe, azagura na Amerika yose. Numugirira ishyari, Imana izamumugisha. Uko uzagenda umuvuga, umucafura, umwambika ibibi, niko Imana izamwambika ibyiza. Imbere y'abafurere n'abasere, abatuvuga ntacyo badutwaye. Haleluya! Imana iradukunze, tuyikomera amashyi mu izina rya Yesu. Haleluya! Turi abana b'amasezerano kuko Isaka yarari. Burakeye ngabo baragiye, bageze hakurya rero Mose abahereza itegeko. Imana irababwira ati, umva, hari ikintu ushaka kubabwira. Ntabwo mwagenda mudakoze ikintu ngiye kubabwira, ahubwo ikintu ngiye kubabwira ni iki: mubambe ihema. Iryo hema muzashyiremo ibyumba, kandi ihema rya mbere hazaba harimo amatabaza, igitereko cy'amatabaza giteretsweho ameza, giteretsweho ku meza. Kandi ikindi cya kabiri, aho ngaho kwa ayo meza mbe Mose bazakubiteho n'imitsi. None undi mugabane uzakurikiraho hazaba hitwa hera cyane, aho bazashyiramo icyotezo. Aleluya! Hanyuma rero bamara gushyiramo cya cyotezo cyacuzwe mu izahabu, bazashyiremo isanduku. Iyo sanduku ikaburamo ibintu bitatu. Icya mbere, inkoni ya Aroni yarabijwe umurabyo ntizabure umusanduku. Icya kabiri, ibisate bibiri by'amabuye yanditswe amategeko ntibikabure mu iyo sanduku. Icya gatatu, urwabya rw'izahabu rwuzuyemo manu yahishiwe bandi. Haleluya! Ibyo byose ntibikabure muri
muri rya hema, ntibyobore muri ya sanduku. Because ndani ya sanduku Mose arabirema, Musa kabisa ariko byose kuko Imana yamutegetse. vile Mungu alimwambia. Ariko nubwo bimeze bityo, Japokuwa biko vile nta byatumaga umutambyi atajyaho rimwe mu mwaka. sababu inakosa hapo kwambo mkoshi. Ariko mukoshi Mara mukoshi mara ntabwo byatumaga umutambyi atinjirayo rimwe mu mwaka. ya hapo kila mwaka. Kubera iki mu mwaka? Sababu gani kila mwaka? Zabishaka gutera gusinzira. Sirusha kusisinzie. Kubera iki mu mwaka? Sababu gani mwaka? Nuko Sababu nawe yatinyaga ko arapfa. kwamba atafariki. Byose babiringanije, ameza tayari, igitereko cy'amatabaza tayari, isanduku tayari, inkoni ya Aroni tayari, ibisate by'amabuye tayari, manu mu rwabya rw'izahabu tayari, ariko bakanatinya ndahibuka yose. Ni kufika pale ni hatari. Bakamwambika inzogera, Wanamuvika kengele. kazirika. Ubwo ugiye kudutambira, genda ariko turadukurura twumva yuko akajwi icyo twumva yacecetse, turahita tumenya ko waguyeyo. Aba umuntu wese waraye mu kazi, muhaye amadakika 20 yo kurera gusa no gukurikirana, nge ntabwo n'abacereza. Mbega amagambo meza, muyakunde ni meza, azabagezayo n'igitsika cy'umugeni n'Imana mu rugendo. Ntabwo uzabigura muri Walmart. Isoko turi kurema ni isoko ryo mu ijuru. Bagapfundika Wanafunga kwa kamba. dasira kondi aracyari muzima, Angali hai. aracyari muzima. Angali hai. Nawe ntuzajya ugera igihe Nawe kama ukumva nta kagiho, ukumva ntawe ari bucece gusa, na nyamaza. uzajya umenya ko hari ikibazo. Ntuzaba niyo saa muri kuri manu agwa amaturagwa yose naye. Oya ahari ubuzima, ahari ubuzima, ahari ubuzima we. Haleluya. Mu mutima w'umufurere, mu mutima w'umusere wuzuye mu buzima. Haleluya. Ntabwo tuba muri morgue, ntabwo dutuye muri morgue. Oya, dutuye ahari ubuzima. Ahari ubuzima ni njye kumva abagore abandi bagakubita utuntu ngo ngicana ngo kiratsa ngicana kubera hari ubuzima. Naho muri morgue rero uzajya usanga ifurere Machozi na kuomboleza. ifurere kimeze ngo siko ndi bose. Ntabwo uri bose, uri umukene wo kubabarirwa, uri umutindi wo kubabarirwa. Njye ni hamwe n'umukazana renga. Hapana. Uri mutindi, ndakugira inama ungureho izahabu yacukuwe mu ruganda. Ndakugira inama ungureho umwenda wambare isoni z'ubwambure bwawe. Bene data bakundwa we, turi abana b'amasezerano. Haleluya. Nubwo bagezeyo, nubwo bagenda umwaka utashe, ariko yitwajije amaraso ye yo kumutambira n'amaraso yo gutambira ubwoko. Damu ya kutolea dhabihu taifa. Kanze maze bano runo rubyiruko, Wacha niulize wavulana. hajya karimwe gifite imbaraga gusumba abasaza, muri wabutuma kanuma wakazana wakutuma kwenda ukamata huwa ukakirukaho n'imbaraga zawe. Watuzanira ibintu mazingahe? kuleta huwa ngapi? Wazanira inuma. Naweza kuleta huwa wewe. Wapi? Intungura wayibona? Huwa unaweza ipata. Yesu nashimwe we. Yabonye ko tutazabishobora. Haleluya. Aramanuka n'igitambo kizima. Amaraso ya Yesu ni isezerano rishya. Amen. Amaraso ya Yesu yakoze umurimo we. Reka Imana turi kumwe ubwatsi we. Yakoze umurimo utangaje. Amaraso ya Yesu yakoze umurimo utangaje. Imana irareba. Mungu akabona. Ariko uburetwa b'abafurere bazabuvamo. Wiruka ku ntama igucika, wiruka ku
akanuma kagucika, intungure gucika. Hakaba igihe bafashe intungure ebyiri bakazizana, bazigeza aho hantu, imwe bakayikeba ngo weho guruka, ariko ino ipfuye mu kingo cyawe. Dufite umugabo wapfuye mu kingo cyanjye, yikoreye ibyaha byanjye, yikoreye amafuti yanjye, yikoreye ingorane zanjye. Yesu ndamushimye, Yesu nahimbazwe. Ni umugabo wemeye kwamamaza, nubwo bagerageza kumushyiraho urubindo bakamwambika akabindo, abagaturika umuhanuzi ati yarabereye 33 43, imyaka 33. Yari umusore, yambara ubusa ku bwayo, yambara ubusa ku bwawe, kugira ngo aguhindure umwana w'isezerano. Mujye mushima Imana, tujye tubyinira Imana, tuyishyire hejuru. Yatugize abana b'amasezerano. Ntabwo byavuye ku mbaraga zanjye, ntabwo ari ibikorwa byanjye. John ni mubi cyane, ni umunyabicumuro, ariko Imana we mu mbabazi zayo, mu maraso yayo, mu gukomera kwayo ndayishimiye. Nahindutse umwana w'amasezerano. Haleluya! Nahindutse umwana w'amasezerano bitavuye ku mbaraga zayo. Ko niko Yesu yamanutse. Yohana mubonye aravuga ati yiri mwana w'intama, umwana w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Hepfo ngo yaje mu bye, ariko be ntibamwemera, ariko abamwemera bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ibyavuye ku mirimo, ibyavuye ku kubyina cyane, byavuye ku Mana ibitanga. Iyo Mana yaduhaye ingabire ikomeye, yaduhaye ingabire ikomeye cyane. Bakumva we, abademu ntibagukande, Satani ntagukande. Bwira Satani ngo nubwo nzagwa ntabwo nzabyuka. Bwira abademu ngo ntabwo nahinduka, ariko Imana izampindura. Bwira Satani ngo nubwo mfite intege nke, ariko ndabona imbaraga. Turi abana b'amasezerano. Imana ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Badufite mu biganza, ntabwo Satani azatuvana mu biganza bya Senyeri. Turarinzwe, turarinzwe. Hari igihe umuntu avuga ngo n'abademo ko babaye benshi, abo babaye benshi ntibubona, abo utabona bo ni igitero, basumba n'intozi nyinshi. Hari igihe uri kudavinga ukagenda kubona umuntu araje agiye gukubita neza neza, marayika akaba arahagaze. Acha mtoto yangu we, ntabwo ari wowe. Dufite marayika uturinda no mu mihanda, turi abana b'amasezerano. Haleluya! Ndashimira Imana cyane, turi abana b'amasezerano. Amen. Hari igihe urakara, umutima ukabyina. Niba uri umwana w'Imana, ntukemere ko izuba rirenga urakaye. Ivana n'uburakari. Yesu aje urakaye ntabwo wagenda, maze waburyamye marayika akakubwira ngo ariko se uburakari ko budasohoza gukiranuka, urukurakarira uramuntu uzamwica. Yesu baramurema. Ndabwira bera b'Imana ngo abana b'Imana bafite icyo bita conscience, bafite umutima uhana, ubahata bafite agahato mu mutima, nta n'icyaha kibabara mu mutima. Iyo akiguyemo pardon, iyo avuze nabi pardon, iyo ahemutse pardon. Bihana buri munsi kubera n'abana b'amasezerano. Ibibazo ntabwo bizabura, ariko turi abana b'amasezerano. Yesu nahimbazwe we, ndanezerewe, turi abana b'amasezerano. Ni bangahe banezerewe nkanjye? Turi abana b'amasezerano. Haleluya! Ariko mu masezerano Imana aduha harimo isezerano nyamukuru, nuko Yesu aje. Araje pe, yewe urukungu n'amasaka mureke bikurane, ariko Yesu araje. Abana b'amasezerano ntabwo umuriro wabaka.
bigabo mubifate mu bitereremo. Hawa wanaume mwatumbukiza. Bakigera mu muriro babona undi mugabo. Unakutana na wanaume wengine. Twatereyemo batatu bakaba babaye bane. Bakaba bane se marayika zasinzira. Muhura n'ibibazo zarya. Oya twashyizemo batatu bahindutse bane. Nongera mbabwire ngo uwo wa kane yarazanywe no kuzimya umuriro. Nanjye musabiye marayika azimya ibigeragezo byawe, azimya ingorane zawe, azimya ibibazo byawe. Abagabo bamuhanze amaso bakubure. Haleluya! Reka turabana b'amasezerano. Iwacu ntabwo ari ino, turatambutse tugiye hakurya. Yesu nahimbazwe. Ubwoba bw'intare ntibwabakanga. Simba haiwezi kushitua watu. Mubitereremo. Watumbukize ndani. Yewe noneho akabo kahageze pe, akabafurere kahageze. Wandugu kamefikia kabisa. Intare. Danieli nawe kaza. Danieli naye anakuja. Habari furere. Habari ndugu yangu. Intare ikamuhobera. Simba ikamukora no mu bwanwa. Mandevu. Ayi abari abanzi bawe bazahinduka abakunzi bawe bitewe n'imesaje. Mugume mu magambo y'Imana, mwubahe Uwiteka, mwirinde ibyaha, mwirinde amafuti. Yesu araje, amasaha arageze. Bera b'Imana turi abana b'amasezerano. Kuko Isaka yarari natwe turi abana b'amasezerano. Haleluya. Iyo bagiye gutsindwa kama wanakaribia kushindwa, Imana irareba. Mungu anaviona. Hajya umufuremu umufuremu yitwa ndaje unyuma yawe. Mungu anaitwa nani? Uwo unyuma yawe. Ule wa nyuma yako. Uwo uciranye na muzehe. Ule nakaa pamoja. Wewe uri kukibaguza wowe witwa nde? Unaitwa nani? Pascal. Pascal. Imana ikarango Pascal araneshejwe pe neza aho Pascal ntabwo ari buharebe. Pascal hatavuka. Abademo bahagurutse. Demo ya Messi. Imana ikavuga ati Pascal urugamba rwanye rurahagije. Hagarara uruhande. Igafata ibibuye. Igakubita abanzi bawe. Mugahanga. Niko byabaye. Iyo Mana ntabwo ihinduka. Abanzi bawe izabahindura umuyonga. Haleluya. Ibintu byose bigutera Satani azabihagurukira. Yabwiye Yosuwa ngo Yosuwa we komera. Nanjye akabwira abasere baririmbye mukomere, bafurere mukomere, abakozi mukomere. Iyo banye na Mose niyo Mana yacu. Nuko nabanye na Yosuwa, nuko nabanye na Mose, niko nzanye nzabana nawe. Cyokoze komera kandi ushikame, urugendo rwo ruracyari rurerure. Mose yapfiriye ku musozi Nebo, Yosuwa afata umurimo. Nanjye mbabwire ngo urupfu rwa Yesu Kristo rwatumye adusigira umwuka wera. Umwuka wera ari mu itorero, ndakurwanirire. Yesu nahimbazwe. Iyo babaga bagiye gutsindwa, Kama walikuwa karibu washindwe, bakikorera isanduku. beba sanduku. Fata gucya wowe. Acha kamata hapa hivi. Bakikorera isanduku. Beba sanduku. Ariko ntibayihekesha abagore. Tena watengeneza N'abagore bayihekaga. watu walibeba basi. Imana yantumye rero. Itorero ry'Imana rero. Uko muri kundera gutya. Nende muhanuzikazi. Mvuye muri Tegezasi. Mvuye muri Yoruke. Imana nyeretse ibyabo. Ibyanyu. Shingwa pepo. Genda mbega y'umuntu we. Iyi Imana igiye gutuma abantu. Ituma abagabo. Irangaguza mu bagabo. Akaba ari bituma. Ariko abagore bagira ituze. Bubaha abagabo babo. Bature mu jambo. Barera abana babo. Bature mu byizere. Ndani ya maneno ya Mungu. Ihangane rero mbega mu kanya ndagwa kabuyi. Ariko torero ry'Imana mubarabire nandi guhoza umwana. Kuriya wazana urusaku mu rusengero waretse Uache. uwitwa Aitwaye. muzehe harakaza katubwiriza. Mzee anataka kutuhubiri. Niyo mpamvu uzabona iteorero ryose riyobowe n'umugore Sasa leo tunaona kanisa inaongozwa na mwanamke. azaba ari itorero ryaguye. Kanisa lilianguka. Iyo babaga bafashe isanduku Walishika sanduku. neza bayihetse neza iri ku ntugu z'abalewi, Mabega ya walewi. amazi kabareba Nabaona. abantu bandera Hawa ni wanani? ariko byari bipanze neza. Wanapanga vizuri.
Abalewi imbere, isanduku ku ntugu, abaririmbyi inyuma, abandi nabo baraje. Ibintu byose bikorwa neza muri gahunda. Ibintu byose bizapfa buri muntu yivana mu kazi katamureba, ariko buri muntu yamenya umwanya we, umwuka wera azamanuka. Bageze kuri Yorodani, umuhanuzi ati hari mu kwezi kwa kane inyanja yatongotse. Yaraka Yorodani maji yakitiririka sana. hari indirimbo twarimbaga kera. Kuna nyimbo tulimba zamani. Inzara biracyabuka kuvuga inzara iza fata umere ushire mu mba kwimana kwitaho. Mungu anahusika na sisi. Kindi gice kivuga Yorodani tenda izamute. Haita kupitua pana. Ni mubamba mahema ingingi nigenda. Haleluya. Byose byabipanze neza ku musitari, amazi abarenga. Uyu niwe wandemye. Yorodani itanga inzira barambuka. Ariko abantu hajya bamurindiye ngo abantu muzajya mubona bari kuva mu gitaka ngo bari bazamuka. Ibitangaza birakoze na n'uyu munsi biracyahari, kuko byanditswe ngo nimuguma mu magambo yanjye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, icyo muzasaba cyose muzagihabwa. Kandi imirimo nkora namwe muzayikora, muzakora n'irutaho. Sejo bundi bura namwe yasuye abapfuye. Sejo bundi muri Afurika y'Epfo ibirema bigeze mu bihumbi byasimaguritse se. Imodoka yagiye yuzuye ibirema, yagarutse bayipakiyemo nk'amabeki. Mbese muri ni ibihe bitangaza. Yesu arahari, aracyakora, ahubwo nimubuze kwizera. Niba muze kwizera, saba kwizera. Yesu araje, turi abana b'amasezerano. Yorodani yatanze inzira ku bana b'amasezerano. Haleluya. Ariko mbabwire bakuru, Acha niwaambie wapendwa, mwihangane. Hari ibintu bitatu kuna vitu tatu Imana ihereza abana Mungu b'amasezerano. anapatia watoto ahadi Kabanyimihute kama jema. Abaheburayo igice cya mbere. Ihute ngenda shoje. Nababyeho ndi gusoza, Kumesha nta kanya dufite kubateza hano. muda kuwachelewesha. 11 Abaheburayo. Ibrania 11. Baguhe Mike Akupe Mike. mubitegeye amatwi, turi abana b'amasezerano bene data. Ahadi wa ndugu. Amen. Amen. Manuka. Kwizera Kuamini ni ukumenya rwose, Ni ukumenya byo rwose, ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba. kandi niko kuduhamiriza Ibyo nibyo biduhamiriza ibyo tutareba ari iby'ukuri. Haleluya. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa. Haleluya. Kw'ibyo tutareba biduhamiriza neza, kw'ibyo tutareba ari iby'ukuri. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa n'umutima utari gushidikanya. Imana igiye guhereza ingabire abana b'amasezerano, icya mbere bahereza ni ukwizera. Ni bangahe babikeneye? Abana b'amasezerano bafite kwizera. Imbere y'uburwayi barizeye, bizeye ko hari ibyo bizaba, bizeye ko abapfuye bazazuka, bizeye ko imibiri izahindurwa. Ingabire ya mbere ni ukwizera. Ihute. Yakobo 5 hari kuvuga ngo iki? Unasema nini? Soma ihute vuba vuba. Soma uhalikishe. Murongo wa mbere. Sasa wa kwanza Yakobo. Reka mashaki. Acha nipatafute. Yakobo. Turi abana b'amasezerano. Sisi watoto Yabanejeje. Amewafurahisha. Amen. Amina. Imana ni nziza. Mungu ni mwema. Yakobo 5 umurongo waho wa 7. Ihute.
nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. mube ariko namwe mwihangana. Nushake wicare. Umugabane wa kabiri, Imana ihereza abana b'amasezerano yabahaye kwihangana. Umusaza udafite kwihangana, urugero ntabwo azarusoza. Umufurere udafite kwihangana, urugero ntabwo azarusoza. Umugabane wa mbere ni ukwizera, uwa kabiri ni ukwihangana. Kwihanganira nde? Bene se bazaguhemukira, bazakuvugana nabi. Kwihanganira abakozi bawe, kwihanganira abadiyakoni, kwihanganira abaririmbyi, kwihanganira umugabo wawe, kwihanganira umugore wawe, kwihanganira abana bawe, kwihanganira abaturanyi. Ingabire ya kabiri Imana ihereza abana mu masezerano ni ukwihangana. Umugabane wa mbere ni ukwizera, uwa kabiri ni ukwihangana. Uwa gatatu ni uwuhe? Yubu 19 umurongo 25. Ndasomye mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ngewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, ariko kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi, ni ku mutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Haleluya! Imana tuyikomera amashyi. Umutima wanjye y'ubwanjye. Yubu afite ikintu bita ibyiringiro. Imana umwana w'amasezerano, ubwa mbere imuhaye kwizera, ubwa kabiri imuhaye ibyiringiro, ubwa gatatu imuhaye kwihangana. Ibyo uko ari bitatu biratuma ujya muri level. Yarantemukiye nta nubwo nakwicarana nawe, nawe akandagenda ahatwika. Ntabwo uri umwana w'amasezerano. Umwana w'amasezerano azi guhara, azi kubabarira, yanga umutima w'imbabazi. Umwana w'amasezerano uko niko ahagaze, arihangana. Hari amagambo Branham yavuze, ngo ihangane, Yesu niba ataje none azaza ejo. N'abadayimoni mwe uhereye none muve muri Didasi, abadayimoni b'igifu mugende. Imana ishaka wamara n'ukwezi udakize, ariko kuko wizeye wakize, ariko isaha yo gukira ntiragera. Niba udakize none rero ihangane uzakire ejo. Imana izakoresha n'undi museri imunyuriremo mu bundi buryo. Umuntu urakize da, ibyo byose ni ibyo bihangana. Imigabane 3, uwa mbere ni ukwizera, uwa kabiri ni ibyiringiro, uwa gatatu ni ukwihangana. Imana yabigabiye abana b'amasezerano. Ababyizeye nkanjye mbibifurije mu izina rya Yesu Kristo. Iyo Mana ni Imana y'igitangaza, ariko mwayitegereje ukuntu ko yabonye ko ibitambo n'intungura tutazabivamo, uko byanditse ngo ibitambo n'amaturo ntiwabikunze. Ibitambo n'amaturo ibyo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Yesu rero anyura mu hema, mu mwenda ukingiriza hera, bisobanurwa ngo ni umubiri we. Arinjira asesa amaraso gaduhindura abana b'amasezerano. Amaze kutugira abana b'amasezerano, duhawe kwizera, duhawe ibyiringiro, duhawe kwihangana. Ijuru ni ibyacu. Bene data bakunda, ndashoje, ibihe birarangiye, turi abana b'amasezerano. Umuhanuzi ari kuvuga mu kimeze, umuhanuzi ati, mbega amagambo meza, mbega amagambo meza. Ariko nubwo turi abana b'amasezerano, Umurundi yaravuze dutegerezwa kunesha. Dutegerezwa kunesha.
kubera niba baguhaye gakondo kama anakupatia ntabwo uramufurira azaza kurwana imbere yawe. utapigana mbele yako. Ufite ibyo urwana nabyo, nanjye mfite ibyo ndwana nabyo, ariko ntegerezwa kunesha imbere yanjye. Ntabwo uzabagwe ibibazo byawe Oliva birandembeje, warwanye n'ibyawe, ibyawe Oliva birakureba. Oliva afite ibye, nawe ufite ibyawe. Abana b'amasezerano banesha ibiri imbere yabo. Watsinze uburakari, njye sindabunesha. Uburwanyi bwagiye, njye ndacyatongana. None se turahwanye. Buri muntu wese agomba kunesha imbere ye. Ariko se Frere Branham akavuga ngo hari ibintu bitatu tugomba kunesha: irari ry'umubiri, irari ry'amaso, ndetse no kwishyira hejuru. Irari ry'umubiri, irari ry'amaso, ni abana b'amasezerano. Nabyo mbese ni abana b'amasezerano bategerezwa kunesha irari ry'umubiri, irari ry'amaso, ndetse no kwishyira hejuru. Wishyira hejuru azacishwa mu mutwe, kandi buri muntu wese amenye ko mwene Samweli ijya kwikubita igituza. Uri iki se? Uri inyo baguhonyora, umwuka wawe ukavamo ukagenda. Ariko nongere mbabwire ngo abakoreye Imana, abubahaga Imana, abazajya mu ijuru ni abantu baciye bugufi. Niyo mpamvu ntibikanakuuzemo no gukuza n'umuntu, uzaba umuhaye Satani. Wa musore jya uteze amaboko, yasambura yose iragushira, yose iranyeganyega. Wamuhaye abadayimoni. Ijuru ni ijuru ry'abicishije bugufi. Aya magambo ni amina. Nshoje mbabwiye ngo kubw'ibyo nta muntu uzicara ku ntebe y'Umwami Yesu ataragendeye mu ijambo rye. Ni Branham, ntabwo ari byo. Amasengesho yawe yose, ukwiriza ubusa kwawe, ukwihana kwawe, ibyo mwazana ku Mana byose, nta na kimwe muri ibyo byose byabahesha ikuzo ryo kugira ngo muzicare kuri ya ntebe y'ubwami. Ibyo bizahwana gusa n'umugeni ijambo. Nk'uko umwamikazi asangira intebe y'ubwami n'umwami kubera ko aba ari umwe nawe, ni nako abo bonyine bazasangira nawe intebe y'ubwami. Bazaba ari ababyawe n'ijambo nk'uko nawe ari ijambo. Haleluya! Abo ni abana b'amasezerano. Imana ibambere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Iki gisekuru ni icya nyuma mu bisekuru birindwi by'itorero. Ibyatangiye mu gisekuru cya mbere, mu gisekuru cya Efeso, ubu bigomba kugera mu gihe cy'umwero wabyo, kandi bizagera neza mu gihe cy'isarura, kugira ngo bisarurwe muri iki gisekuru cya nyuma, igisekuru cya Laodikiya. Iyo mizabibu yombi uko ari ibiri, iherezo rizagaragara. Buri umwe agomba kugira aho azasoreza. Umunyabyaha afite aho azasoreza, n'umukristo afite aho azasoreza. Abana b'amasezerano bifurije gusoza neza. Iyo myuka yombi uko ari ebyiri, iherezo izagaragara. Buri umwe agomba kugira aho asoreza. Igihe cyo kubiba, igihe cyo kuhira, igihe cyo kumera, igihe cyo gukura, icyo gihe cyose cyararangiye. Noneho umuhoro usarura ugeze mu murima w'isarura. Ntabwo ari igihe cyo gutera, ntabwo ari igihe cyo kubiba, ni igihe cy'isarura. Abana b'amasezerano Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mbega amagambo meza. Branham arakomeje. Ingano n'urukungu
ntibizongera gukurira hamwe. mara pamoja. Sika amagambo mukuyumva. Maneno mnasikia? Ingano n'urukungu Magugu na ngano ntibizongera gukurira hamwe. mara pamoja. Kimwe uruhande rw'ikindi. Moja pembeni ya kingine. Urukungu ntiruzongera guhabwa umugisha n'Imana ukundi kubw'ingano iraho, kubera ko ingano izaba itagihari. Abapagani bafite amahoro kuko muri hano n'abanyedini, ariko nimara kugenda bizaba byarangiye. Abo ni abana b'amasezerano. Imana ibambere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Shoje mbabwira umuburo wa Frere Branham yatuburiye. Uyu ni wo muburo wa nyuma, nta wundi uzongera kubaho. Icyumba cy'intebe y'ubwami cyarateguwe, imfatiro 12 zamaze gushyirwaho, imihanda yasizwe izahabu, amarembo y'imarigarita manini yarubatswe kandi yashyizwe ku rufatiro zayo nka piramide. Niko byubatse. Urwo rurembo rurahagaze, ni rwiza kandi bihebuje. Ibyaremwe byo mu ijuru byararuteguye, biratwitegereza, bikarutangarira rwa rurembo kuko rurabagirana. Umuco n'icyubahiro bidafite aho bihuriye n'ibyo mu isi. Buri umwe mu mpande z'ubwiza bwabo ruvuga inkuru y'ubuntu butangaje n'iby'urukundo rwa Yesu. Numarwa ni umurwa wateguriwe, ubwoko bwateguriwe. Icyo utagereje gusa ni abazabuturamo. Bande? Abana b'amasezerano. Ibi byibushye barabiteguye byose ku murongo, ariko wowe nanjye nitwe dusigaje kwitegura ngo duhabwe amasezerano. Nabaganiza ngo abana b'amasezerano, turi abana b'amasezerano. Imana idukunze iguha kwizera, kaguha ibyiringiro, kaguha kwihangana, kwihanganira abafurere, kwihanganira abasere, kwihanganira bene so. Uru rugendo rw'abihanganye bene data bakundwa, turi abana b'amasezerano nk'uko Isaka yarari. Turi abana b'amasezerano. Abademoni bazadukanga aho tunyura, dufite marayika. Ababyemeye bifurije umugisha utagabanije. Imana ibahezagire, Imana idaheza. Mubwira Satani ngo turi abana b'amasezerano. Haleluya. Hajya obeda ari wanda turindishije uriye. Iyo Mana we, iyo Mana irakomeye. Tugiye kwicingira akadiho, kubera turi abana b'amasezerano. Utari umwana w'amasezerano aririmba ameze ati, ariko umwana w'amasezerano twese turahagaze ngo tuyibyinire. Twari turi mu nyoni, turi mu ntama, ariko Yesu yabonetse n'igitamba kizima aduhindura abana b'amasezerano. Ijuru ni iryanjye, Yerusalemu ni iyanjye, imyaka 1000 ni iyanjye. Satani nubwo yarakara, twaragariwe. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom shalom. Aho mwirirwa neza. Niyo Mana irakomeye. Shalom shalom.